Umugoroba mwiza kuri mwese nshuti mudukurikiye, ikaze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru yiteganyije mwateguriwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere. Ngewe ugiye kubageza nkandi Frank Rusanga. Kuri uyu munsi tugiye kurera hamwe iteganyije ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 Kanama 2022, ariko turaca no mu ncamake uko uyu munsi wiriwe. Muri rusange uyu munsi twagize ibicu biringaniye mu masaha mu gitondo, naho ku masaha y'igicamunsi twagize izuba ryiganje. Ku munsi w'ejo rero nkuko byagaragajwe n'ishusho, biragaragara ko ku masaha y'igicamunsi tuzagira izuba ryiganje ndetse n'umuyaga uzabuturuka mu bice by'amajyepfo werekera mu bice by'amajyaruguru. Mu masaha mu gitondo ho biteganyijwe yuko muri rusange mu gihugu cyacu tuzagira ibicu biringaniye. Reka tubirebe mu buryo bw'intara ku ntara. Ku munsi w'ejo mu ntara y'amajyepfo biteganyijwe yuko mu turere tugize iyo ntara twose tuzaramukana ibicu biringaniye n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya -13 ndetse na -14. Naho mu ntara y'uburengerazuba naho biteganyijwe ko tuzaramukana izuba riringaniye ndetse n'ibicu biringaniye. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya -10 ndetse na -15. Akarere kazaba gakonje kurusha utundi ni akarere ka Nyabihu, aho ni mu ntara y'uburengerazuba, niko kazaba gakonje cyane mu gihugu hose. Naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe yuko mu turere tugize iyo ntara tuzaba dufite ibicu biringaniye n'ubushyuhe buri hagati ya -13 ndetse na -14. Uturere twa Burera, Karere ka Musanze, Gakenke ndetse na Rulindo twose tuzaba dufite -13. Akarere ka Gicumbi niko kazaba gafite -14. Naho mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko mu turere tugize iyo ntara tuzaba dufite ubushyuhe buri hagati ya -14 ndetse na -15. Uturere twinshi two muri iyo ntara tuzapimirwamo ubushyuhe bwo hasi bwa -14. Naho mu mujyi wa Kigali biteganyijwe yuko tuzagira ubushyuhe bwa -16 ndetse n'ibicu biringaniye mu masaha ya mu gitondo. Uko umunsi uzagenda ukura biteganyijwe yuko umuyaga uzagenda ugabanuka ndetse n'ibicu bikagenda bigabanuka, tukagira izuba ku masaha y'igicamunsi, aho mu ntara y'amajyepfo tuzaba dufite ubushyuhe buri hejuru bwa -28. Naho mu ntara y'uburengerazuba biteganyijwe ko akarere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Rusizi aribwo buzapimirwamo -28. Naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe yuko muri iyo ntara naho tuzaba dufite ubushyuhe bwo hejuru bwa -26 hagati ya 23 ndetse na -26. Mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko ariho hazapimirwa ubushyuhe bwinshi mu gihugu cyacu, tuzagira -30, aho ngaho ni mu karere ka Gatsibo ndetse n'akarere ka Nyagatare. Umujyi wa Kigali natwe ku munsi w'ejo biteganyijwe ko tuzaba dufite izuba ku masaha y'igicamunsi ndetse n'ubushyuhe buzagera kuri -29. Ngaruke kandi nasoza mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaa 12:03 za mu gitondo rikarenga isaa 12:11 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru yiteganyije, naho butamugire ijoro ryiza.